Ndagushimiye cyane ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Peter Nzaba. Imana iguhe umugisha. Uyu munsi rero tugarutse kubaganirira ku bantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza. Ese imyuka mibi ishobora kubaganza? Abantu twabonye ko bafite imbaraga ziri connected n'isanzure. Tugiye kurebera hamwe rero ese niba imyuka mibi ishobora kubaganza. Turebe uko biba byifashe. Iki ni ikibazo turi kwibaza, tugiye kureba uko bimeze. Ese bimeze bite? Ese koko imyuka mibi ishobora kubaganza? Igisubizo ni yego. Nubwo bafite imbaraga ariko imyuka mibi ishobora kubaganza. Imyuka mibi ishobora kubaganza ku bantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza, cyane cyane iyo badatunganyije neza ubusabane bwabo n'isanzure, cyangwa iyo bari mu buzima butajyanye n'umwuka wabo w'imbere. Abafite iki kimenyetso bagira uruhande rufunguye ku mwuka, byaba ubwiza cyangwa ububi, bityo bagomba kwitwararika kurushaho. Birumvikana ko abantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza ntabwo bagomba kubyirata ngo bafite imbaraga zikomeye cyane, ahubwo bagomba kumenya ko n'imyuka mibi ishobora kubaganza cyangwa kubataka. Niyo mpamvu rero bagomba kugira gute? Kwitwararika mu buryo bukomeye cyane. Dore rero impamvu imyuka mibi ishobora kubaganza. Impamvu ya mbere, barasama imbaraga z'abandi ku buryo bworoshye. Abo bantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza bashobora kwakira imbaraga z'abandi bantu ku buryo bworoshye. Iyo bari ahantu habi nk'ahabera ubugome, amagambo mabi, inzangano, bahita bafatwa n'agahinda, uburakari cyangwa igitutu. Abantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza nubona ahantu bahari uzasanga bahindutse, bagire nk'igitutu, ubone bafite uburakari, ubone bameze nk'abantu bafite agahinda kubera ko hari gukorerwa ibikorwa bibi. Bafite nka antene y'umwuka iremereye ibafunguriye ku gucengerwa n'imyuka itari myiza. Urumva kubera iyo antene iba ariho ishobora kwakira rezo cyangwa connection n'indi myuka, niyo mpamvu baba bagomba kwitwararika. Impamvu ya kabiri, iyo batita ku isuku y'umwuka wabo, ntibaba batakigira igihe cyo gusenga, gutuza cyangwa kuganira n'umutima wabo. Imyuka mibi ibona icyuho cyo kwinjira. Abantu rero bagomba gusenga, gutuza cyangwa kuganira n'umutima, kwiganiriza bo ubwabo kugira ngo ya myuka mibi ibure aho imenera. Kugenda mu buzima buvangavanze, kuvangavanga abantu, imibanire utazi inkomoko, bishobora gutuma bafata ubugome bwo mu yindi mico. Niyo mpamvu abantu bagomba kwitwararika cyane kugira ngo isanzure babashe kuyitwaraho neza. Impamvu ya gatatu, iyo bacika intege cyangwa bataye icyizere. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Kubura intego no gutakaza icyizere cy'umwuka bituma bagwa mu mutego w'imyuka ibashuka. Gucika intege, ubwoba, kwigunga cyangwa inzozi zibatera ubwoba. Niyo mpamvu rero utagomba kugira gute? Gucika intege no guta icyizere kugira ngo ubashe
kuba connected n'isanzure, kugira ngo isanzure rikomeze kuba mu ruhande rwawe. Ibimenyetso byerekana ko imyuka mibi yamaze kubaganza. Ikimenyetso, ibisobanuro. Cya mbere, iyo ufite inzozi ziteye ubwoba zikunda kugaruka cyane cyane. Ubusobanuro, umwuka mubi uri kugerageza kwigarurira umutima. Cya kabiri, kwikanga, guhangayika no kugira ubwoba butagira impamvu. Bisobanuro, hari energy cyangwa imbaraga mbi ikuzengurutse. Cya gatatu, kumva utagishishikajwe n'isengesho, umuziki cyangwa ubuzima. Bisobanuro, imyuka mibi ikugusha mu mwijima. Icya kane, gucika intege kenshi n'ubwigunge burenze. Ibisobanuro, imbaraga zawe z'inyuma z'umwuka zaragabanutse. Tugiye kureba kandi kavuga kati, uko umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza ashobora kwirinda cyangwa kwirukana imyuka mibi. Icya mbere, gukora amasengesho cyangwa imihango yo kwisukura. Senga buri joro mbere yo kuryama, cyane cyane igihe cy'ukwezi kuzura. Koresha amazi y'amasengesho cyangwa wiyuhagire nijoro wishyize imbere uvuye mu mwijima. Koresha, akantu mukumve neza, koresha amazi y'amasengesho cyangwa wiyuhagire nijoro wishyize imbere ko uvuye mu mwijima. Urumva nyine ni nko kwiyogera amazi y'umugisha, ukabanza nko gusaba Imana imbabazi, uvuga ati, Mana, mvuye mu mwijima, nzi imbere yawe, ngo ube ari wowe ugira gute ungenda imbere y'ibirimo byose, ubishyire mu bikorwa byawe bibe nk'uko ubishaka. Cya kabiri wakora, kwirinda abantu b'imitima mibi. Ntugire imibanire y'amarangamutima n'abantu bakurura umushiha, inzangano cyangwa amagambo mabi. Gabanya igihe umara mu rusaku no mu biganiro bidasobanutse. Icya gatatu, kwirinda cyangwa kumva indirimbo z'umwuka. Umuziki w'umwuka nk'indirimbo zo guhumuriza cyangwa amasengesho aririmbwa uha umwuka wawe uburinzi. Ibi bihuza n'ukwezi kuko abari ufite arushaho kwakira frequency ya sound y'umwuka. Urumva ko kuririmba no kumva indirimbo z'umwuka bigufasha kwirukana imyuka mibi. Icya kane, funga imiryango y'umwuka. Igihe wumva ibintu bitakiri ku murongo, senga uti, imyuka yose itari iy'Imana isohoke muri njye. Mana Nyiringabo, unyobore mu mucyo w'umwuka wawe. Yego, imyuka mibi ishobora kubaganza abo bantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza, ariko barinzwe cyane iyo bafite imyitwarire ijyanye n'umwuka. Uburyo bwiza bwo kwirinda ni ugusenga, gutuza, gusoma ibitabo by'ubwenge no kuba kure y'ibinyuranyo by'umwijima.
ndagushimiye cyane ko twabanye muri iki kiganiro. Ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubaka umuryango wa Peter Nzaba. Imana ikomeze ibarinde.